Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonye ukorere mu itutsinda. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se urw'agateganyo, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu bamaze kubifungura. Nyandikire cyangwa umpamagare aka kanya ni kuri 0789351626 mufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye kwiga mudasobwa, mbere yo kujya mu kizame koresha nimero nkuhaye asigaye tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana iki cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Muri ibi byapa bine dufite, iki cyerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abari guturuka aho agana mu nzira ifunganye. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango, cyangwa ni icyapa A22A? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Nubundi hasi nibyo batubajije. Icyapa B6 ndakeka ko uri kukibona. B icyapa A19 ndakeka ko uri kukibona. C icyapa B3 ndakeka ko uri kukibona. D icyapa A22A ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cyukuri nta kindi ni A icyapa B6. Kino cyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Bivuze ko umuyobozi ukibonye yemere gutambuka mbere y'abari guturuka aho agana. Kubera iki? Iyo turi kugenda mu muhanda tugendera mu ruhande rw'iburyo, agafresh kajya imbere kari mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Uri mu mweru ari kwemererwa gutambuka mbere, uza gusanga arabujijwe. Muri make ni wewe wemerewe gutambuka mbere y'abari guturuka aho ugana. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini warakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese icyo cyukuri ni A, ni B, ni C cyangwa ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura. Ibyo bishatse kuvuga ngo ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku. Kuvuga ngo ishusho mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, cyangwa ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ibyo byose aba ari kimwe. Ubuso bwera, kuvuga ngo ubuso bwera no kwanga ubuso bw'umweru, ibyo byose ni kimwe. Ikirango cyo murabizi abari mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusuka yandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tugufatire kode yaba iyo kuri provisoire cyangwa se yo ku makategori ayo ariyo yose. Aha rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga mudasobwa, ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, koresha nimero tubigufashe. Mujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kibaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? A mu masangano, B mu bimenyetso bimurika, C A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano no mu bimenyetso bimurika bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo.
Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa hehe? Bavuze bikurikizwa gusa mu masangano. Ahandi wajya urabibona ukabyirengagiza. Mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza, ariko wajya urabibona ahandi ukabyirengagiza? Oya, ahubwo biba bigomba gukurikizwa mu masangano, mu bimenyetso bimurika, ndetse n'ahandi hose, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. Hano bareba kuvuga ngo bikurikizwe mu masangano gusa, ahandi ubyirengagize. Ibimenyetso bimurika gusa, ahandi ubyirengagize. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Uba ugomba kubyubahiriza aho ugisanze hose, yaba mu nsisiro, yaba mu masangano, yaba hari ibimenyetso bimurika, uba ugomba kubahiriza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? Ugeze hariya bita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? A. Tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B. Tangiza ku binyabiziga biremereye gusa. C. Tangiza gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D. Komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Iyo ugeze hari abanyura bazenguruka, ikintu uba ugomba gukora utanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Utangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazenguruka, icyerekezo cyose uturutsemo uhita winjirira iburyo. Kubera winjirira iburyo, ibinyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka biba biri ibumoso bwawe. Utangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, ukabiha inzira bikabanza bigatambuka, kubera ko wowe uba ubihasanze byagutanze kuhazenguruka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Ugeze hariya kuri rompuwe, ese winjira mu kihe cyerekezo? A. Ibumoso. B. Ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika. C. Iburyo cyangwa ibumoso. D. Iburyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Iburyo. Nayo maze no kubivuga haruguru ku kibazo cya kane. Iyo uzi hari abanyura bazenguruka, icyerekezo winjiriramo aho waba uturutse hose winjirira iburyo. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko waramutse utamo igiso cy'ukuri ari cyo se. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya, urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Ukabona umuntu afite ubumuga bwo kutabona, afite iriya nkoni yera y'abatabona. Ese wakora iki mu gihe ari kwambuka umuhanda nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Kuvuza ihoni ugakomeza. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Urahagarara ukareka akabanza akambuka umuhanda, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Wabona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda yitwaje ya nkoni yera y'abatabona,
ugahita ufata iyo nkoni nk'icyapa kumenyesha ko ugomba guhagarara ukamuhinza akabanza agatambuka, yamara kwambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, A ni meza kuko atuma ureba kure, B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, C akwizeza ko abandi bakubona, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hanze cy'ukuri nta kinini B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo buriya ni mabi mu gihe cy'ibihu. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Niki kindi uba ushobora gukora? Ubundi ukigera hariya ugasanga habaye impanuka, hari abakomeretse, uhita wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ese ni ikihe kindi kintu uhita ukora? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, B guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini A kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Nicyo kindi kintu cya kabiri uba ugomba guhita umenya. Wabona itahamagawe ukayihamagara, haba hari imirongo hamagara. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Niki cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Biriya imodoka bitwara ibintu byafata inkongi, bitwara ama essence, hari ibyapa biba biriho kugira ngo byerekana ko icyo kinyabiziga ibintu gitwaye byaturika byafata inkongi. Niki cyapa muri ibi byapa bine? A ni icyapa gifite ishusho ya mpande enye cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B, urebe icyapa cyo kuri C, urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese ni cyo kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, kino cyapa cyo kuri B. Uri kubona ko harimo ikirango cy'umuriro, sinzi niba uri kubibona neza, ariko harimo ikirango cy'umuriro. Ahangaha hari umutuku, harimo ikimenyetso cy'umuriro kigaragaza ko ibintu atwaye byaturika byafata inkongi. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ndizera ko urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri ahandi hose turakwigisha, haba mu buryo bwa online cyangwa se turi ku buryo bwa online. Ukuntu bikorwa, nkwari kukayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye. Cyo nashyizemo ukajya urakibona muri telefone yawe, tugenda tuvugana n'ibintu ndi kukwigisha ugenda ubibona. Mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ukeneye kwiga mudasobwa, mpamagara kuri izo nimero nze nkwigisha mudasobwa mbere yo kujya mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangamire ndanganyuma ntiyashobora kuba harenze ibipimo bikurikira. Hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 80, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntago ari izo cy'ukuri, B ntago ari izo cy'ukuri, ndetse na C ntago ari izo cyanyacyo. Icyakagombye kuba izo cyanyacyo aba ari metero imwe na santimetero 90. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona washyizemo ngo metero imwe na santimetero 90, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo buri modoka cyangwa rumoro kikuru niyo modoka bishobora kugira itara ry'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese iryo tara riba ryashyirwa hehe ku kinyabiziga? A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C inyuma hegereye inguni y'iburyo, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Gishyirwa kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyura. Umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akweretse ko ashaka kudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye ukoresha itara ry'icyatsi kibisi. Ese rishyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko warabisamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije. A kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho, B kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata, C kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora, D kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cy'ukuri nta kindi ni C kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Niba ugiye gukata bambone ko ugiye gukata, niba ugiye guhagarara bahite babona ko ushaka guhagarara. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A aho banyura bazengurutse, B cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu, C cyerekana hagereye inkomane, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini cy'icyapa urabona n'igifitiye ishusho ni impande 3, ni uruziga cyangwa ni impande 4? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A aho banyura bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iyo ukibonye ugiye kugira hari abanyura bazengurutse, ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompo cyangwa se ni muri rompo, bakaba bari kubikuburira. Noneho uzabona kiriya gitegeka kiba gifite ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu n'ibirango by'umweru kirimo kino kimenyetso. Uzamenye ko cyo kubera ko gitegeka ugomba kuhaca ubanje wahazenguruka, ariko kino cyo bari kubikuburira gusa, bari kubwira ugiye kugera ku nkomane banyuramo bazengurutse, bari kuburira hakiri kare kugira ngo uze kuhagera wamenye ko ugiye kuhagera. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ukibwira ko bino byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu babyerekana. Bari kubwira ngo aho banyura bazengurutse ntago kiba giteye hara kuri rompuwe, ahubwo urabanza ugenda urwo rugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho banyura bazengurutse. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, B gukomeza iburyo bwawe, C kumunyuraho iburyo bwe, D kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona ikibazo cyo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo,
ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro hanyuma cy'ukuri nta kindi ni a kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, uri kugenda inyuma ya romoroki akaguha ikimenyetso ngo umutambuke iburyo kandi uri kugana ibumoso, ugabanya umuvuduko ukareka akagenda kubera ko kunyuranaho iburyo ntibyemewe, ugomba kumunyuraho uciye ibumoso. Rero niba atari kuguha umwanya ibumoso akakubwira ngo munyureho uciye mu ruhande rw'iburyo, uguma inyuma ye ukareka akagenda ukagabanya umuvuduko. Ndakeka ko waramusamo a, ndizera ko waramutse ucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri, B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C, igare, D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero waramusamo D, ndizera ko waramusikanya ku gapapuro utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Batubwiye ngo nijoro igihe ijoro rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijoro rikeye biba bishoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo nijoro igihe ijoro rikeye. None amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika mu ntera ingana iki? Kwa bino binyabiziga bifite ingufu zitagera kuri santimetero kibe 125. A, metero 100, B, metero 75, C, metero 25, D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Ubundi amatara maremare amurika muri metero 100. N'amatara maremare ni muri metero 100 ku binyabiziga byose, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 ho aba ari muri metero 75. Ariko nujya mu kizamini bakakubaza ngo amatara maremare amurika mu ntera ingana iki, uzamenye ko ari metero 100 nibashyiraho kondisiyo yo kuvuga ngo ni ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zitagera kuri santimetero kibe 125, bituvuga ko ari metero 75. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko byumvishe, ndizera ko nibura ko bize mu kizamini wakora mu kanya urahita ubikora. Muri intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Nkawe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho, kino cyapa gifite ishusho y'uruziga. Iyo uvuze ishusho y'icyapa bari kuvuga ese icyo cyapa uri kubona kimeze ute? Kuko hari ibyapa ugera mu muhanda ukabona bifite ishusho ni mpande 3, ni uruziga ni mpande 4, kandi bikaba bisobanuye ibintu bitandukanye. Bikaba bishobora no kuba birimo ibirango bimwe ariko bikaba bisobanuye ibintu bitandukanye kubera ko bifite amashusho atandukanye. Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga. Uru ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Ishusho ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, umuzenguruko ari rino bara rizenguruka, ubuso ni hariya imbere, uri kubona ko ari ubururu, ibirango uri kubona ko ni 20 ikoze akantu kameze nk'agakubo. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujijwe kuyinjira. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye imbere yawe, aho hantu kwahagarara umwanya muto n'umwanya munini ntibiba byemewe. Hari ukuntu ugera nk'ahantu umuntu agiye kuva mu kinyabiziga cyangwa se hari akantu ugiye gufata ariko bitaratinda, uba ubujijwe no kuhahagarara ku kanya gato.
hari n'ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose cyangwa amanywa yose. Munsi y'iki cyapa uba ubujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto, ariko iyo gicishemo umurongo umwe ubereretse atari agakuba ari umwe ubereretse, uba ubujijwe guhagarara umwanya munini gusa. Umuto uba waza ukahagarara akanya gato. Haba hacishemo imirongo ibiri ikoze agakubo, umwanya muto n'umunini byose bikaba bibujijwe ko wahaparika ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko rero ndizera ko waramutse ukandikaho wapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo gigume gukora neza. Kiriya cyerekana umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ese gishyirwa ku binyabiziga bimeze bite? Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, icyo cyukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, icyo cyukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi w'ikinyabiziga areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramusikane ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi, kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe ujya mu kizamini ukabona bahisemo santimetero 30, ikindi gihe ukabona bahisemo metero 1.25. Reka nze mbikubwire neza umenye ahantu bitandukanira kugira ngo byere kuzongera kukugora. Iyo uzi ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, ibyo bipimo bigera kuri metero 1.25. None iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo ko ari santimetero 30. Ndakeka ko umenya ahantu bitandukaniye. Ndizera ko bazaba ikibazo kose uzahita ubikora babikubwiye hakiri kare kugira ngo uzahure nabyo ubifiteho amakuru. Ndizera ko kino kizamini hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe na bino bibazo nkunda gupostinga yo rikunda kuza mu kizame. Ukeneye code tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa code ukeneye tugufatire code aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda tubwira uburyo ushaka kwigamo, ushaka kwiga turi kumwe cyangwa se ushaka kwiga mu buryo bwa online tukwigisha ujye mu kizamini ukorere rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa nabyo turabigufashamo ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Twandikire rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.